igihe umurambo umaze gupfa mu byo tugomba kwihutira gukora nanone no kwishyura umwenda n'ideni rya nyakwigendera. Ari nacyo abantu basa nkaho batajya bamenya cyangwa se batajya baha uburemere. Kwishyurira nyakwigendera ideni yaragize gute? Yari afite. Niba hari ahantu yari afite ideni yari yarakopye kwa runaka cyangwa yaragurijwe na runaka, icyo gihe twihutira kuba twakwishyura ideni na mbere yuko tugira gute? Na mbere yuko tumushyingura. Biri kumvikana neza Islam? Kubera hadithi n'umwa Imana sallallahu alayhi wasallam ubwo yajyaga gushyingura umusahaba yanyize ikabaza iti, uyu muntu yaba afite ideni? Hari ideni uyu muntu yaba afite? Barasubiza ati naam lahu dinaran, ati mu by'ukuri yari afite amadinari abiri y'umwenda yarabeneyemo kanaka. Intumwa y'Imana iraje avuga ati ngaho musarira umuvandimwe wanyu kuko njye sinshobora gusarira umuntu ufite iki? Ideni. Ako kanya haguruka umusahaba witwa Abi Qatada aje avuga ati yewe ntumwa y'Imana, ayo madinari abiri ndi tayari kuyatanga mu cyimbo cye. Intumwa y'Imana iramubwira ati urayiyemeje uzayishyura? Ati naam ya Rasulullah, ndayiyemeje nzayishyura. Ati wayiyemeje uzayishyura? Ati naam nzayishyura yewe ntumwa y'Imana. Hadithi imwe tubwira yuko ako kanya yahise yatanga arayishyura, indi hadithi tubwira yuko yaje kuyishyura nyuma intumwa y'Imana imaze kugira gute? Imaze kumusarira. Ibyo ni byibanze dukwiriye kuba twakorera uwacu witabye Imana igihe amaze kwitaba Imana mbere yuko tunamutegura ku cyari cyo cyose. Umurambo wacu rero tugejeje mu rugo cyangwa se yapfiriye mu rugo, tugiye gutangira noneho kumutegura ku cyiciro cya kabiri. Aha cyari icyiciro cya mbere nk'ubutabazi bw'ibanze tugomba gukorera uwacu witabye Imana, ariko nanone bagaragu ba Allah, iyo ari umurambo uri buze kumara igihe bitewe n'amasaha wenda yapfuye nijoro nkuko twabibonye ubushize, nanone kandi ni byiza yuko twashyira ikintu ku nda ye. Twashyira ikintu ku nda ye. Ikintu icyo ari cyo cyose, si ngombwa ubwoko bw'ikintu runaka. Icyo kintu gishyiraho tugambiriye iki? Icyo kintu gishyira ku nda hagambiriye kuvuga ngo igihe yanda yaza kubyimba bitewe n'umuyaga, imbeho cyangwa indi mpamvu y'umubiri ku giti cye, indi itaza kugira gute? Itaza kuza kubyimba. Bityo tugashira ikintu ku nda gifite uburemere ubwo ari bwo bwose gishobora kuba cyafasha inda kutagira gute? Kutifora. Icyo nacyo nicyo twakwibuka mu byo twaganiragaho ubushize mu byo dukorera uwacu wagize gute? Uwacu wamaze kwitaba Imana. Iki nanone ni byiza yuko tumusiga amavuta igihe ari buze kumara igihe kugira ngo adakanyarara. Biri kumvikana neza? Kugira ngo adaza kugira gute? Gukanyarara ugasanga umuntu yamaze kwifora mu buryo buri buze kugorana cyangwa se buteje aibu. Nayo mpamvu bagaragwa Allah iwacu yamaze kwitaba Imana mu bintu tumukorera, nyuma yo kumufunga amaso turamurambura, kuko hari abantu bapfa mu situation zitandukanye, hari abapfa banaga amaboko, abanaga amaguru. Ni byiza yuko tumusubiza